n'ibisobanuro baduhaye by'uko hari bamwe mu bagenzacyaha ndetse na bamwe mu bashinjacyaha birukanwa ku mirimo yabo ku bw'amakosa baba barakoze, kandi nibyo koko kubera yuko buri wese agomba kubazwa inshingano. Nashaka kubaza niba muri aya makosa yagaragaye muri iyi raporo ya komisiyo y'uburenganzira bwa muntu, wenda nibutsa amwe muri ayo, hari amadosiye aba yararegewe inkiko ariko abo bireba abaregwa ntibabimenyeshwe, uruvuga ngo ntabazi igihe azitabira, ntazi. Hari andi makosa atandukanye bagiye bagaragaza abajyanye n'amasezerano umushinjacyaha aba yaragiranye n'uregwa, ariko ibikuye muri aya masezerano ntibabimenye, ndetse bakanagaragaza yuko ayo masezerano bagiranye aba intandaro yo gufungwa igihe kinini. Ngira ngo hari menshi agaragara muri aya mategeko. Ndagira ngo numve wenda haba mu rwego rw'ubugenzacyaha no mu rwego rw'ubushinjacyaha abo bakora amakosa birukanwa, mu makosa birukanirwa haba harimo na bene aya ngaya ku kihe kigero. Nagira numve ikigero cy'aya makosa aba yakozwe yagaragaye muri iyi raporo, n'abo birukanwa numve niba abayakora mu birukanwa harimo n'abakora bene aya makosa, kugira ngo tumenye niba koko bikurikiranwa. Ikindi nuko n'ubundi ibyo mwatwijije yuko mutabitorera cyangwa se mutabyihanganira amakosa nk'aya ngaya. Icya kabiri ni ikijyanye n'iri tegeko mu by'ukuri rirengera umwana. Hari amategeko ahari, hari amategeko ndetse n'amasezerano mpuzamahanga u Rwanda ruba rwarasinyeho umukono. Amwe muri aya masezerano cyangwa se muri aya mategeko akaba agaragaza yuko umwana mu by'ukuri adafungwa mu gihe yakoze icyaha cy'isubiracyaha. Ubwo turabihuza dute na état de nécessité no kubiriza itegeko? Ndagira ngo twumve uburyo iri tegeko dushobora kuryubahiriza kandi n'umwana nawe tukamugorora. Kuvuga ngo nagira numve uburyo wenda nk'urwego rw'ubugenzacyaha cyangwa se n'umushinjacyaha uburyo bakorana na transit center, kuko transit center nayo yaba igisubizo. Nanone kandi wenda mu mboni zanyu mubona aba bana bafungwa kubera ibi byaha bikomeye wenda birimo no gukomeretsa, kwiba, iyo bafunzwe bakarekurwa mubona bagorowe neza, cyangwa se ntabwo mubona hari bamwe bashobora kuvayo bafite criminalite irenze bari bafite? Nkaba numva mu mboni zanyu mutubwire niba uko tubafata. Reka mfate urugero, hari bamwe mu ba societe civile batubwiye bati turamutse duhinduye uko dufata umwana, ni umwana ntagira iyaba, yavuye iwabo atorotse cyangwa se wenda hari ibibazo yahunze biri mu muryango iwabo, ageze mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu yindi mijyi, ubuzima buramugoye, yisanze muri iyo criminalite, ubwo turamufashe turamufunze. Bavuga ati se ubu nta kundi twabona uyu mwana nk'umurwayi cyangwa se nk'ukeneye kwitabwaho by'umwihariko, aho kumufata nk'umuntu uteje umutekano muke. Ndagira ngo twumve wenda tubihuze iyi état de nécessité, kubahiriza itegeko rirengera umwana, transit center, no gufata umwana nk'umuntu ukeneye kwitabwaho aho kumubona mu ishusho yo guteza umutekano muke. Ndagira numve mu mboni zanyu ko mubibona, kuko byose birashoboka ko byakemura ikibazo mu buryo burambye, aho kugira ngo wenda ngo dukemure ikibazo dufunga umwana wenda twishe itegeko ariko anave no muri gereza yabaye mubi kurushaho. Murakoze. Murakoze banyakubahwa abadepite kure ibitekerezo cyane ko isubiracyaha rifatwe umuntu yaba yarakatiwe. Ahangaha nasanze abana 210 bakoreweho ubushakashatsi, 178 basanze ari bose bari muri banki de nécessité. Bivuze ko barenze 84% y'abana bakoreweho ubushakashatsi. Iki cyaha ibyo rero nkabona uyu mubare ari mwinshi cyane, byagakwiye kurenga état de nécessité, ahubwo byagakwiye mu itegeko.
byagakwiye kuba byanditse bigakurikizwa byanditse cyane kumva ko umubare ari mwinshi cyane. Akaba ariho nanjye nangaga muri y'abandi nyine mbazi icyo muba mugiye gukora mu kunoza uburyo bwo gukurikirana dosiye z'aba bana ariko hakubahirizwa ibyateganywa n'amategeko. Ikindi nagizeho ikibazo ni mwatubwiye yuko amategeko kubijyanye n'abangavu abana baterwa inda cyangwa basambanywa, mwatubwiye ko amategeko ari kiriya biragaragara neza arubakitse, ariko mutubwira yuko muri pratique muhura n'ibibazo bikomeye aho mwaduhaye urugero rwo ko umuntu ashobora kuza akabasigira umwana ati ngaho ni mu murere se baramufunze. Ahangaha niba amategeko mubona ko nta kibazo afite, mbese ubwo ngubwo mukatubwira ko muri no kuganira n'izindi nzego, ariko iki kibazo kikaba kimaze igihe kirekire. Nifuzaga kumenya inama kimwatanga mu guhangana n'iki kibazo ariko cyane mu rwego rw'amategeko. Murakoze. Nagira ngo mbaze umuyobozi wa RIB hari igihe yigeze kuvuga Umunyamabanga Nshingwabikorwa wa RIB ubwo yatwerekaga bariya abantu bakunda gufungwa rimwe kabiri gatatu mu buryo bw'insubiracyaha bakubise bakomerekeje bariya bagendana inzembe n'iki, yagiye abitangaho ingero. Yavuze ati hari uburyo tudafata kimwe ikintu cyitwa insubiracyaha. Insubiracyaha ubundi abacamanza iba ari uko umuntu akoze icyaha akagikatirwa akagisubiramo ubwa kabiri bukabarwa ari uko yagikatiwe n'ubwa mbere. Ariko RIB yo ikabara insubiracyaha igihe afatiwe mu cyaha inshuro irenze imwe. Ubu nagezeho ndibaza ngo ese urwego rufite ukuri ni uruhe? Ndongera ndanibaza ntese ntacyo cyaba kiri mu itegeko ku buryo cyazakurwaho noneho RIB ntigahore ifata insubiracyaha nk'ufashwe inshuro irenze imwe. Rimwe na rimwe, simvuze ko ari bose, haba hari n'umukozi ufite imikorere itameze neza agafunga umuntu bitari bikenewe cyane, yitwikiriye cyane icyo kintu cyo kurengera umutekano. Nta cyuho gihari mu itegeko ku buryo mwaduha ibitekerezo kikazavaho noneho abantu bakajya bakora ibintu koko bishingiye ku mategeko. Aho ni naho numva nifuza yuko nk'umuyobozi twagize n'Imana akaba ari nawuza yajya nareba yuko nta bashobora kuzajya bahora bitwikira kiriya kintu cyitwa cas de nécessité muri kurengera umutekano, zose zikitwikira uwo mutaka, noneho hakaba habaho guhungabanya uburenganzira bwa muntu. Hanyuma ikindi kitabajijwe na bagenzi banjye mu byo nari nateganije, hari realite koko igaragara yo guhishirana ku basambagije abana cyangwa se ku babateye inda, bahishirana bishingiye ku byo umwe aba yijeje undi akamuhishira ngo azabibone, nyuma bakazavanamo ari uko bibuze, cyangwa se ukuri kukagaragara ari uko umwana avutse. Umwana yavuka ugasanga uwakoze amakosa kenshi aba ari n'umugabo, aragaragaye ku bitaro arakonesheje paternité, mukaba umwana biheraho, cyangwa n'ibitaro wenda byatanga amakuru simbizi, mukamenya uwemera ko ari se w'umwana. Ubwo ni uburyo bumwe, ariko hari n'igihe koko anahakana burundu, bikaba ngombwa yuko n'amaraso apimwa DNA mu mikorere yayo, ikaba yagaragaza kuko ise w'umwana uwo ari we.
ese icyo kibazo kiraborohera bishingiwe n'ikiguzi cy'ibipimo bya DNA kugira ngo ba bantu benshi barengana muri urwo rwego, abana cyane cyane, ubutabera bubashe kuboneka? Icyo kiguzi akenshi ntekereza ko kiba kiri hejuru y'ubushobozi bwa benshi. Mu byifatamo mute kugira ngo uwakoze icyaha agaragare kandi n'icyo kiguzi kitabangamiye cyane uregwa ufite ubushobozi buke? Murakoze Nyakubahwa Presidente. Mu bisobanuro twahawe batubwiye ko systeme ya ICMS irimo kuvugururwa kugira ngo n'utubazo twaba turimo mbese ikore neza birenze uko irimo gukora ubu ngubu. Nagira ngo mbaze, ese iteganywa kuzaba yabaye yarangiye kuvugururwa ryari kugira ngo twizere ko noneho n'utubazo twajyaga tuboneka tugiye gukemuka, imikorere ikaba inoze cyane? Ikindi nari nsigaranye nashakaga kubaza, nagira ngo menye uburyo sitasiyo z'ubugenzacyaha zikurikiranwa cyangwa se abayobozi bakurikiranwa, kuko iyo urebye hari ikibazo turi twabajije n'ubundi kigaragara ko hari ababa bakirimo bategereje imodoka ibajyana. Ese ubundi nirihe mpamvu batahita bagenda? Nk'ubu muri raporo harimo abantu 322 bari batari bagenda, bararengeje igihe cyo kuba bari kuri sitasiyo z'ubugenzacyaha. Ukabona ko nabyo byaba ari ikibazo. Hariho n'izindi kesi zabonetse z'abatazi gusoma, batamenyeshejwe biri muri dosiye yabo, ugasanga ko haba hari ubundi ibyo byagombye gukorwa mu buryo busanzwe nk'uko amategeko abiteganya, ariko ugasanga ntibikorwa. Nagira ngo mbaze, izo sitasiyo zikurikiranwa zite kugira ngo ibyo bagomba gukora byubahiriza amategeko, bakore inshingano zabo abo ngabo bakorera kuri sitasiyo z'ubugenzacyaha? Ndabashimiye kwa Presidente. Batubahiriza inshingano ndetse hamwe ntibabubahirize n'amategeko. Natanga urugero, hari nk'aho abantu bagera kuri 24 bagiranye amasezerano n'umushinjacyaha ajyanye n'ubwumvikane burebana no kwemera icyaha, icyo twita plea bargaining. Ariko abantu bavuga 24 bakaba bavuga ko abakatiwe n'inkiko kubera kutayasobanukirwa. Nagira ngo muduhurize iyi gahunda inateganyijwe mu mategeko muri Code Procedure Penale mu ngingo ya 26 ivuga ko ubundi ari icyaha kidahanishwa igihano kitagera ku myaka 5, mushobora kugira aya masezerano y'ubwumvikane yo kwemera icyaha. Ese hano byaba byaratewe n'iki ko abantu bagera kuri uyu mubare baba barakatiwe kandi baragiranye amasezerano n'ubushinjacyaha bigaragara ko batanayasobanukiwe? Ikindi mu byo twababajije twagarutse ku bijyanye n'umubare w'abana bahohoterwa. Duhura na bamwe bagize societe civile bavugaga bati ikibazo cy'abana bahohoterwa ndetse n'abangavu baterwa inda kigomba gufatwa nk'uko dufata icyorezo, ikintu kidasanzwe, kubera ko urebye imibare, urebye ubushakashatsi ko ubwagaragajwe bwakozwe na Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu, ukareba ibibazo biri hirya no hino by'abangavu baterwa inda, ubona ko ari ikibazo kiremereye. Hano nagiraga ngo biba ubugenzacyaha ndetse n'ubushinjacyaha, umunyamabanga mukuru yatubwiye ishusho, imiterere yacyo, ko binagorana kumenya uwagikorewe, ko mubimenya gusa ari ko yaje gutanga ikirego, ariko no mu nshingano mufite inshingano yo gukomera. Nagira ngo mutugaragarize ibijyanye n'imibare mwakira birego bijyanye n'abahohotera abana ndetse n'abangavu abaterwa inda, kugira ngo turebe abaregera. Turabizi cyane ko umubare w'abarega batanga ibirego uracyari muto ugereranyije n'umubare w'abakorewe icyaha. Nagira ngo rero mudufashe inzego zombi kutugaragariza iyo mibare mwakira y'abana bahohoterwa ndetse n'abaterwa inda, abangavu baterwa inda. Nagira ngo ngaruke kuri Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu mbere yuko dusubiza ijambo abatumirwa. Nagira ngo baze, hari ibisobanuro byatanzwe n'abatumirwa kuyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu muri
kasho z'ubugenzacyaha ku bantu bafungiye mu magororero, ku burenganzira bw'abari mu bigo ngororamuco. Izo raporo tuzishyikiriza izo nzego zihariye, tukanaboneraho kubasaba yuko twazagira umwanya w'ibiganiro kugira ngo tubibasobanurire byimbitse, twumve n'ingamba zihari. Komisiyo rero ikaba yarabikoze, ishyikiriza izo nzego zose zitandukanye, ndetse harimo n'ubushinjacyaha bukuru na RIB. Ariko mu nzego twashoboye kugirana ibiganiro kuri iyi raporo ya komisiyo no ku maraporo yihariye, harimo urukiko rw'ikirenga, harimo minisiteri y'umutekano iri kumwe na polisi y'igihugu na RCS. Abo bashoboye kutubonera umwanya tugirana ibiganiro kuri izo raporo. Muri rusange rero ibibazo byasubijwe. Icyo tubona no ku bijyanye na za nshingano z'abagenzacyaha, icyo tubona nuko hakwiye kongerwa imbaraga mu kugenzura ku buryo buhoraho imikorere y'abo bagenzacyaha, kugira ngo bajye bashobora kubahiriza ziriya nshingano zijyanye no kumenyesha abantu bahafungiye ibikubiye muri dosiye yabo. Ikindi nuko tubona hakwiye kongera ingufu mu mikoranire y'inzego, cyane cyane muri bya bibazo twabonye bigaragara muri ICMS, bigatuma hari umuntu ushobora gutinda kuri kasho bitari ngombwa, wenda yari amaze gukatirwa igifungo cy'iminsi 30 ariko gatindamo bitewe n'uko wenda basanze imyirondoro ye itanditse neza, cyangwa se wenda hari ibikubiye mu cyemezo cy'urukiko ariko bidahuye n'ibiri muri systeme. Tukumva hashyirwamo ingufu mu mikoranire y'inzego, yaba RIB, ubushinjacyaha ndetse n'urwego rw'ubucamanza, ndetse na RCS, kugira ngo ibi bibazo byo kuba byatuma umuntu atindamo, kuko hari aho twagiye dusanga hari abantu batindamo bakaba bamukatiye hafi amezi nk'6, ukabona amazima 5 agiye kurangiriza igihano muri kasho bitewe n'ibibazo biri muri systeme. Tukumva rero imikoranire bikaba byanajyana no kunoza ino systeme, ibibazo byose birimo bikaba byakemuka. Ibindi byo numva abana bivuze bira bijyanye n'ubushakashatsi twakoze, ingamba ndumva zihari babizisobanuye, zaba ku rwego rwa RIB no ku rwego rw'ubushinjacyaha bukuru ibigiye gukorwa. Twumva igikenewe ari ugukumira ndetse no gushyira ingufu mu gukurikirana icyo cyaha. Ku bijyanye na kiriya kibazo cy'abantu badafite ubushobozi badashobora kwibonera abunganizi, kandi bisaba ko umugenzacyaha cyangwa se aba agomba kumenyesha urugaga rw'abavoka ko afite umuntu wenda uri aho ngaho udafite ubushobozi kugira ngo bamugenere umwavoka. Twe tubona hakirimo n'ubwo itegeko ryabiteganyije ko umugenzacyaha ashobora kumenyesha ko urwo rugaga, umukuru w'urugaga rw'abavoka. Tubona iyo nzira ari ndende, ku buryo twumva wenda hakwiye gushakwa izindi ngamba z'uburyo abantu badafite abunganizi kandi batishoboye habaho wenda ku mikoranire n'urugaga rw'abavoka, kuba bashyiraho wenda tuvuge abunganizi kuri buri karere bashinzwe kunganira abatishoboye, bigahuzwa na cya gitekerezo cyatanzwe n'umushinjacyaha mukuru cy'uko n'abunganira abana baba kuri buri karere. Bikajya byorohereza abantu kuba bahita babimenya, ku buryo habaho imikoranire iri direct hagati y'uri kuri sitasiyo ya RIB n'uwo mwavoka, bakaba ari abavoka bazwi, bikoroha kubamenyesha. Ariko tutirengagije ko hari n'urugaga narwo rushobora kuba rudafite wenda ubushobozi buhagije. Numva ibyo byazajyana n'ino politike ijyanye no kunganira, harebwa uburyo hashyirwaho, twegeze no gutanga umwanzuro uvuga ko hashyirwaho itegeko rijyanye na legal aid. Ibyo bibazo byose birimo birebana n'ubwunganizi, ndumva twabitanze muri raporo y'umwaka wabanje, ko ibibazo byose birebana n'ubwunganizi byakemukira muri iryo tegeko, ariko na politike zisanzwe zihari zikaba zavugururwa zikajyana n'igihe. Ikindi ku bijyanye n'ubushinjacyaha, hari ibyo bavuze by'abantu baba barakatiwe iminsi 30. Nibyo koko iyo
dosiye zabo zaregewe urukiko bashobora kuba bakiri kuguma mu magororero kugeza igihe baburaniye mu mizi, ariko haracyarimo ikibazo cy'uko hari abantu babakatiwe iminsi 30 y'agateganyo, ariko ibyo byemezo byabo iyo minsi igashira, ibyo byemezo ntibyongerwe ngo hongere baregere icyo cyemezo wa minsi 30 bayongere. Hakaba rero hari aho bigera ugasanga binyuranyije n'itegeko, niba umuntu amazemo amezi 6 cya cyemezo kitarongerwa, nabyo bikaba bishobora gutuma umuntu afungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Muri rusange numvaga ari ibyo navuga, kuko ibyinshi byasubijwe kandi hari n'ubushake bw'uko bigenda bikosorwa naho bitagenze neza. Murakoze. Murakoze cyane komiseri muri Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu. Tunongera gushimira nyine abatumirwa bacu ku bisobanuro batanze, ariko hari ibibazo byagiye bibazwa n'abanyakubahwa abadepite. Nagira ngo duhere ku munyamabanga mukuru wa RIB, ndetse muri inama aho mubarizwa mu ruhame rwa komisiyo, mushobora no kwifashisha abo mwagendanye ku bisobanuro birambuye, mwifuza ko babunganira nabo mwabaha umwanya. Ubwo twahera ku munyamabanga mukuru wa RIB mukagenda musubiza ibibazo byagiye bazwa n'abanyakubahwa abadepite. Umwanya ni uwanyu. Murakoze cyane nyakubahwa Chair, banyakubahwa bagize komisiyo. Ngira ngo muramwumva cyane uyu munsi, arandeka nanjye mvuge. Ijwi rye murarimenyereye, ariko niba ngombwa ari bunyunganire. Ntangire ku kibazo cyabajwe na Honorable Ingrid, gahunda zo gukumira icyaha cyo kuhohotera abana n'abangavu. Dufite uburyo bwinshi tujya muri iyo gahunda yo gukumira, harimo gukoresha itangazamakuru, kujya mu ntara, tugira sessions nyinshi, tujya mu turere cyane cyane aho tubona icyaha kiganje, tugakorana n'inzego zose, tugahugura abayobozi b'inzego zibanze mu buryo bwo gutahura no kugaragariza n'ingaruka zo kutamenyesha iki cyaha. Niba mujya mukurikira kuri social media, hari igihe dushyiraho n'utuntu tw'udushushanyo, yaba kuri TikTok yaba kwereka abana ikigize icyo cyaha n'uwo bakwiyambaza, no kubereka uburemere bwacyo n'ingaruka. Nkeka ko ari nabyo bituma no kubivuga bigenda byiyongera, kubera ko bagenda basobanukirwa. Tujya mu mashuri, nk'ubu naba urugero rw'ibyaha tutari tumenyereye kubona, ibirego. Aba bana ubu basigaye barega ababyeyi, akavuga se wamufashe ku ngufu, agavuga umusaza we, akavuga nyirarume. Ibyo kera byafatwaga nk'aho ari kirazira. Yanabibwira umubyeyi umwe akamubwira ati uramenye, nta ibyo ni amahano, bakabipfukirana aho ngaho. Aho tujya mu mashuri tubivuga, abana basigaye batinyuka bakarega ababyeyi babo, ku buryo imibare dushobora kuzayisharinga nayo irazamuka. Ababyeyi bafata abana babo cyangwa abavandimwe, kwa kundi mu muryango nyarwanda babona umushyitsi bakabaraza abana n'abandi. Ikindi cyazamutse ni abana b'abahungu batajyaga bavuga iyo bafashwe, ubu nabyo biri hejuru. Aho twana tw'uduhungu tw'imyaka 15, 12 dufatwa n'abagabo cyangwa n'abakozi bo mu rugo cyangwa n'abagore. Ibyo ntabwo byari bimenyerewe, ariko uko tugenda dukora ubukangurambaga bagenda babona ko ari ibyaha bakabivuga. Ubundi ni ibintu barangirizaga mu miryango bati ayo ni amahano, ntavugwa, ntagira gute. So ibyo byose biragenda byongera imibare y'ibyaha bigenda bivugwa. Si uko ari bishya, si uko ari icyorezo giteye ubu, ahubwo ni uko abantu batangiye gutinyuka bakabishyira ahagaragara. Gahunda rero yo gukumira, yo gukora campaign irahari,
irakorwa, ariko nk'uko nababwiye iki cyaha ntabwo kigendeye gusa ku mategeko, kumenyekanisha amategeko, kumenyekanisha icyaha, ni no kureba fata zindi zibitera zirimo ibintu byinshi, umuryango udakurikirana abana neza, abana bakura bashaka ubuzima bworoshye agatangira kwicuruza gifite imyaka 12 turabafite, ni byinshi, hari fatazi nyinshi zisaba nk'uko nababwiye ko inzego zose zibijyamo zikabiganira tugashaka umuti uhamye. Honorable Lydia yavuze ku batewe inda imibare izamuka, nicyo navugaga. Ikindi kirimo kuzamura imibare, hari ikigo cyitwa Isange One Stop Center, murakizi. Kuva kiriya kigo gitangiye gutanga serivisi kikanamenyekanishwa, hari abakigana baza gutanga ibirego, mu by'ukuri icyo bashaka ari serivisi, bashaka ko babakingira batatwara indwara, atagira indwara yaba yanduye, bahabwa soins za mbere, niba hari ikibazo yagize complication, niba ashaka gukuramo inda, ariko icyagambiriye atari ukuza kurega. Nkuko nababwiye, muri ibi byaha abenshi, abana benshi nabo ubwabo ntibiyumva nka victime, itegeko ribafata nka victime, twebwe tubafata nka victime, ariko hari benshi bishora muri ibyo ngibyo watumva ko ari victime, avuga ati boyfriend wanjye, kandi ubwo ni umwana ufite imyaka 15-16, ariko kubera ko azi ko najya muri Isange ari bone service, kugira ngo ayibone ari uko avuga ko yahohotewe, bakajyayo bamara kumuha service akabura. Noneho hari itegeko ryo gukuramo inda ku mwana watwaye inda atarageza imyaka 18, icyo nacyo ni ikindi kibakurura, akagenda yagerayo akavuga ati nafashwe ku ngufu. Itegeko ntirivuga niba agomba kubanza akajya mu bugenzacyaha ngo burebe niba ibyo avuga ari ukuri. So iyo agezeyo umuganga nta mutegeka ngo ubanze uvuge uwayiguteye, amara kubimukuriramo akagenda. Rimwe na rimwe kubera ko Isange ihuriyeho n'inzego zirimo n'ubugenzacyaha, umugenzacyaha iyo agerageje kumubaza, iyo adashaka kuvuga uwayimuteye, avuga ati ejo ati naratashye nimugoroba mpura n'umuntu ati yari umwana wo mu Busuwisi, no muri Afrika, no muri Aziya, bose bavuga ngo baragiye ari itegeko kimwe, kuko nta nubwo baba muri condition zimwe, nta nubwo environnement ari imwe. So natwe tugerageza bishoboka kuryubahiriza, ariko iyo bihuye na situation barimo, hari igihe hazamo iyo état de nécessité, ari ureba ushyira mu gaciro ukavuga uti kuryubahiriza yego, ariko noneho ninyubahiriza harangirika ibingana iki. Ariko ndagira ngo mbizeze ko izo ni ka exceptionnel, ni nkeya nubwo mubona umubare, ariko dukwiye kuba tureba umubare vis-à-vis y'abana bakurikiranwa badafunze. Ntabwo ari umubare w'abafunze tuhagenderaho gusa, abadafunze bangana iki, abo bakurikiranwa bafunze tugiye case by case twasobanura impamvu uyu nguyu yakurikiranwa afunze nubwo itegeko rimuproteje. Icyo nasaba rero nk'umutekinisi, ubu ngiye muranyihanganira, ntabwo naje hano nk'umupolitisi ndababwira ibisubizo biri tekinike, nta diplomasi kiramo, ndababwira reality ko ziri kuri tere. Umwana mu itegeko hagiyemo nuance ivuga iti umwana wakoze icyaha kiri munsi y'imyaka 5, gihanishwa igihano kiri munsi y'imyaka 5, ufite adresse, nibura hari ikintu bigabanyijeho, kuko turabizi ko mu gihugu cyacu dufite abantu badafite adresse b'inzererezi, ku buryo wamukurikirana ari hanze ariko aho hanze utahazi. Iyo ni ntuzimwe. Icya kabiri nuko honorable bavugaga ngo ninde ufite ukuri hagati y'urukiko ruvuga ngo isubiracyaha ni iyo umuntu yakatiwe, RIB ikavuga ko isubiracyaha ari uko umuntu aba yakoze ibikorwa. Ntabwo ibyo RIB bivuga ntabwo ari itegeko. Isubiracyaha recidive nuko uba warakatiwe, niki itegeko rivuga.
icyo Libe yavugaga ni realite kuri tere. Ni ukuvuga ngo niba umuntu yaranzwe n'ibikorwa uyu munsi ejo bundi ariko byose bikiri mu process bitaraba burundu atarakatirwa, twebwe tumufata muri sosiyete nk'umuntu abamuzana, kuko iyo tureba uburenganzira bw'ikiremwa muntu tureba n'abahohotewe, ntabwo tureba uwo dufite uregwa, tutareba n'inyungu z'uwo wamureze. Uwo muntu wazanye umuntu rimwe kabiri gatatu ati umwana yananiranye ejo yakoze iki ejo bundi akora iki, ntabwo tumufata nka recidive nk'uko itegeko ribiteganya, ariko tumufata nk'umuntu utangiye kunanirana ukeneye ko tumuvana muri sosiyete gatoya. Icyo gihe rero impamvu mbyita état de nécessité nuko biba bidakurikije itegeko ryanditse, ariko biri ngombwa kugira ngo urengere izindi nyungu nazo zikomeye z'abahohotewe cyangwa n'iz'uwo mwana ubwe. Honorable Senani yabajije abana, iki ngiki ngira ngo cyabajijwe cyane ubushinjacyaha, ubwo Prosecutor General ashobora kuza kugisubiza. Honorable Kayigire nicyo cya recidive yabajije, kwitwikira état de nécessité. Mu by'ukuri ntabwo tuyitwikira, tuba turi muri situation uwaba irimo wese. Ubundi état de nécessité urugero bakunda gutanga ari nko kuvuga ngo umubyeyi ahetse umwana arabona ko agiye kumugwaho kubera inzara, ageze ahantu barimo gurisha imineke, arasabye barawumwimye, arawufashe arawutonoye, aho mwana aramuramiye, yakoze icyaha cyo kwiba ko elema zose ziruzuye, ariko yashaka kurengera ubuzima bw'umwana. So no gushyira ku balance, umucamanza ashyira ku balance ibyo yishe n'ibyo yarengeye. So natwe iyo tujya muri biriya nuko nta ubona ushobora gutera crisis muri society, kandi iyo ngiyo tuyiteye urabaratera, ariko inteko nimpamagara ngo nsobanure impamvu naretse umuntu bazanye ameze gutya, bavuga ngo yateye umuntu icyuma agasubira noneho akamwica, cyangwa umwana yasubiraho bakamwica kubera kwihorera, kubera ko tutakoze ibyo tugomba gukora, no guhamagara ngo kuki utubahirije ririya tegeko. Icyo nasobanura cyanyorohera ni ikihe making a sense. So niyo état de nécessité navugaga, kureba inyungu vis-à-vis yo kutubahiriza itegeko uko ryakabaye muri cas d'espèce. Ikindi honorable Kagiye abajije guhishirana kuri development ikibazo cya DNA, ikiguzi cyo gupimisha DNA kugeza ubu nta kibazo dufite. Leta iduha budget ihagije, niyo ishize twumvikana n'ikigo cya Rwanda Forensic Institute kikapima. Ntabwo turagira icyo kibazo, government iracyumva. Iyo dushaka ibimenyetso bya gihanga byo kugira ngo dushobore gukora dosiye neza, cyane cyane kubigendanye n'abana bafashwe ku ngufu, rwose ubwo bubasha turabufite, nta kibazo biteye n'ubwo bihenze, ariko birakorwa. Ikibazo nuko kugira ngo niyo DNA ujye kuyipimisha nuko uba waregewe ku gihe, victim atarakaraba, hari ibimenyetso. Ariko iyo ikirego kije nyuma y'amezi 3 ane hari igihe bigorana. Ari honorable bavuze ngo ariko kuki ubundi ko tuzi ko mujya muhagurukira ibintu mukabikemura, niba umuntu ateye undi nda kuki mutegereza ko umwana avuka ngo mupimishe, kuki mutamufata mugategereza? Nimwe mushyiraho amategeko, ni mu bitora tuzatubafata rwose, twebwe n'ibintu bari tworoheye. Ariko icyo tuzi nuko ufasha umuntu gusa kundi yamuvuze ngo niwe muteye inda udafite ibimenyetso, kubisobanura byagorana. Noneho icyo gihe twazanga droit de l'homme yavuze ko twafunze umuntu kubera ko undi yamureze gusa,
nta bimenyetso sinzi uko twabisobanura ariko hari circumstantial evidence tujya dushingiraho yavuze ngo yamuteye inda mujya mwumva mubona no kuri za Twitter hari n'igihe hazamo abihaye Imana hazamo abayobozi b'ibigo by'amashuri niba umwana describing ati nagiye mwarimu yarampamagaye anjyana mu biro tumaramo igihe aransambanya ku ngufu ndataha arambwira ati nubivuga tuzakwirukana ariko nabibwiye kanaka icyo gihe hari igihe bivuga yatwise noneho tukamubaza ibibazo ku buryo tukurikirana ibyo avuga niba hari n'ishingiro bifite byarabaye ngira ngo mu karere Kirehe byarabaye na Rulindo arabidescribinga akagira naho avuga sex y'umugabo yaba umupadiri yaba pasiteri yaba diregiteri yaba umwarimu byose twabiverifiya hari bimwe twasanze ari ukuri twamufata twamufunga n'umwana ataravuka hakaba n'igihe umwana avuka tugasanga suwe DNA ntibihure ariko kubera ko dufite ntabwo bivuze ngo umuntu wasambanyije umwana wese yamuteye inda ashobora kuyiterwa n'undi agatoranya mu bamusambanyije akavuga ati ni kanaka so ntabwo bituma tumugira umwere tumufata nk'umwere kubera ko gusa umwana atabaye uwe dufata ibimenyetso dufite n'abatangabuhamya dufite n'izo circumstances tukabijyana muri prosecution byagera mu rukiko bakaburana byaba umwere akaba umwere byamuhamwe bikamuhama so haba hari efforts nyinshi ariko nk'uko nababwiye ntabwo ari icyaha cyoroshye kugenza kubera ibyo byose nababwiye. Honorable Goroyoza yavuze 80% bakorewe ubushakashatsi nibyo navugaga cyeka ubushakashatsi yo bureba n'abafunguwe n'abakurikiranywe bari hanze ariko barimo wenda tugiye case by case byasobanurwa niba hari n'amakosa abayeho nabyo ntabwo turi sinavuga ngo abagenzacyaha bose bakora inshingano zabo uko bikwijana kwijana niyo mpamvu hari abahanwa so hari amakosa yo tuzakosora ariko ubushake bwo kubahiriza amategeko buba buhari. Honorable Mukamana SMS arangira mu kwa 12 uyu mwaka nako mu 31 ku buryo izaba launched mu kwezi gutaha. Hari ibibazo biri logistical nabyo ntabwo twabica iruhande ntabwo twavuga ko dufite ubushobozi buhagije ku buryo nta bibazo bya logistique dufite so birahari ariko guverinoma iduha ubushobozi umwaka ku wundi. RIB yatangiye ifite imodoka ngira ngo imwe kuri buri ntara ariko ubu ngubu ngira ngo buri karere gafite nibura ebyiri ku buryo uko tugenda tubona ubushobozi ni nako tugenda dukemura ibibazo biri logistical ariko nagira ngo mbizeze ko ntabwo biri intended iyo ari umugenzacyaha warangaye arabibazwa iyo ari ibibazo biri logistique nabwo tubikemura uko ubushobozi bugiye buboneka. Honorable Philbert Vice President yabajije abahanwe ngira ngo nayo musobanuriye amasezerano mpuzamahanga turabihuza gute na yacu nibyo navugaga dushoboye kuya domestika byaba byiza principe kaguma ari yindi yo kubahiriza uburenganzira ariko tukanagendera kuri environment uko iteye uko tugenda twimprovinga ari nako tugenda tuyanoza ku buryo theoretically biroroshye kuvuga ngo abana tubafate nk'abantu bari na vulnerable koko ariko kuvuga ngo
turabafata nk'abarwayi tubavuze, izo effort zirahari. Sinzi niba mwari mwajya gusura iwawe ngo murebe abana bahari. Ubu ngubu bamwe bavayo barize imyuga itandukanye ku buryo bagaruka. Ubu ngubu leta ikirimo gukora ni ukuvuga ngo bazajye bavayo n'imirimo yabonetse. Naho ubu ngubu babigisha imyuga bakabagarura kugira ngo ajye gushaka umwuga. Hari n'igihe agera ahantu bati dore ni wa mwana w'ikirara, batitaye aho avuye n'umwuga, hari igihe abura akazi. Ubu leta irimo gukora uko ishoboye ngo ishakishe imirimo, bazajya bava hariya babaha imirimo, kuko bavayo ari abahanga. Bamwe bize kubaza, abandi bize gusuka, abandi imirimo itandukanye kandi yabagirira akamaro. Izo rero numva arizo effort zihari zo kugira ngo umwana, aho kugira ngo urebe gusa ngo uramuhana, urebe n'uburyo abakiri mutoya afite ubuzima burebure imbere, urebe ukuntu umuhindura. Niba mukurikira za Gitagata, abana baragenda bakora ibizame bya secondaire bakabona amadiplome. Abenshi mu bababarirwa iyo habaye imbabazi za nyakubahwa perezida wa repubulika, abarimo abo bana bagiye bakorera amadiplome bakavayo bajya muri universite. So izo effort zose zirahari. Wenda hari byinshi bikeneye kunozwa ariko gahunda zo zirahari. Honorable Chair, ngira ngo bya pre-bargaining prosecutor general aza kubisobanura, umubare w'ahohoterwa, kubifata nk'icyorezo. Nibyo, ni nayo mpamvu nk'uko nababwiye, ubu ngubu ntabwo tukicara nka sector, just sector gusa cyangwa security gusa, cyangwa ubu dufite joint meetings kuri level zose zo kureba uburyo twagihagurukira nk'icyorezo. Ariko icyorezo kenshi aba ari external factor ije. Iyi ngiyi nabo twita ko bahohoterwa hari igihe baba bari part yabyo, ku buryo bisaba imbaraga nyinshi kugira ngo ubanze ukore ku myumvire, ku burere, n'ibintu byinshi byo gukora. Ariko nabizeza ko RIB ikora n'izindi nzego kugira ngo turebe uburyo twabona igisubizo kirambye. Commissioner muri Human Rights yavuze ikintu cya legal aid kirimo kuba developed, kureba uburyo cyaba organize kurushaho, ku buryo abakeneye ubufasha mu bwunganizi bajya babona bitagoranye. Cyo kuvuga ngo imikoranire direct hagati y'avoka n'umugenzacyaha ku bana birakorwa kuko dufite na list. Aho nko nababwiye kuvuga ngo buri muntu wese ku munsi twakira nk'igihumbi cy'ibirego ku munsi mu gihugu. So abantu igihumbi aba bashoboye kwifatira avoka nta nubwo ari 1%. So mwibaze mu turere twose tw'igihugu abantu bose bagiye kuri station, umugenzacyaha ahamagara baro ati hano hari umuntu ntabwo ashobora kwishyura avoka. Practically biragoye. Ariko ku bana turabyitwararika, tubishyiramo imbaraga nyinshi ku buryo niba hari n'ibyagaragaye ubwo ni za exception, ariko tubishyiramo imbaraga. Twandi kintu navuze, RIB ifite iminsi 5 yo gukora dossier. Umuntu arafashwe, murabona ko agomba ari umuntu nyine uri bukurikiranwa afunze, kujya muri process yo gushaka icyangombwa cyo kuba udashoboye kugira ngo ubone avoka. Iyo process ntabwo yakorwa mu minsi 5 ngo bishoboke. Ariko iyo ari ku mwana specifically byo niyo mpamvu baduhaye liste duhita tubyihutisha ku buryo tutamubaza process itararangira yo kumwonera umwunganizi. Nyakubahwa Perezida, ubanya kubaha mugize komisiyo, ngira ngo nsabe murangira niba ari icyo yanyunganiraho. Ubwo ijwi rye murarikeneye mu nteko nayo yagira icyo avuga. Murakoze.